Hello guys, how are you? Nizere ko mumeze neza. Nanjye ndashima Imana. Erega kumera neza ntago ari ukuba ibintu byose bigenda neza, oya ni ukuba wowe ibintu byose ubasha kubihandoringa uko byaba bimeze kose. Ku bantu bashyashya ninjye Faustine, muri kumwe nanjye Faustine. Ku basangwa namwe nshimishijwe no kongera kubana namwe, dukunda abagaruka. Mwese turabakiriye kuri The Image. Ngiye kuvuga rero ku kantu abantu bamaze iminsi bambaza, ese Sandrine wacu yagiye he, ese byagenze gute, ese The Image yayivuyeho n'iki byose. Numvise ngomba you deserve the information, uburenganzira bwanyu kumenya aho umushuti wacu yagiye. Sandrine rero ntabwo ahari, ariko kuba adahari ntibivuze yuko navuga ngo yagiye burundu. Sandrine yagize ikibazo cy'amasomo n'akazi, kubihuza bimubera intambara ikomeye, ariko nanone ntabwo bivuze ko yatwanze. Sandrine murabizi yaradukunze cyane, yaradukundaga. By the way, bigitangira nanjye kubyakira byarananiye ko nabonaga ntazabishobora njyenyine, nabonaga ntazashobora The Image njyenyine, ariko ndihangana. Mwarabibonye ko nanjye natinze kubyakira, ntabwo nakomeje gukora, nakomezaga mutegereza mvuga ibyo ari byo byose arashyira abona akanya, ariko birangira nta kanya abonye. So rero tugomba kwihangana kuko Sandrine ntahari, ari mu masomo n'akazi. Nibaza ko bizarangira akagaruka, ntimuzamwibagirwe rero, ariko azajya anyuzamo gake gake, rimwe na rimwe adusure, tuganire, aduhe ibitekerezo, dukorane ibiganiro bitandukanye. Ariko kuvuga ngo ari ahangaha umunyamakuru uhoraho wa The Image muri iyi periode ntibikunda, kubera ko arahuze cyane, kandi ndabizi neza ko bakunda, namwe murabizi. Ntabwo rero yabataye, ahubwo yaba yagiye gatoya. So reka rero ngira icyo mbabwira kuri topic nari nateganyije kubabwira, nuko nifuje kubanza kubabwira ako kantu. Tugiye kuganira kuri proteine. Hari umuntu wambajije ngo ese ko watetse amashu ugashyiramo inyama, murabibona muri comment section birimo, ko watetse amashu ugashyiramo inyama, ubwo ngubwo kandi inyama zibyibushya, ubwo umuntu yananuka gute kandi agiye kurya ibiryo birimo inyama? Mpita numva rero abantu bakwiye gusobanukirwa ikintu bita proteine icyo ari cyo. Proteine ni iki? So proteine cyangwa se ibitera imbaraga, nkurikije jyewe ibintu nkunda kubigisha, mbigisha uburyo bwo kugabanya ibiro, ariko biciye mu nzira yo kurya indyo yuzuye. Bitandukanye cyane n'andi marejime nzagenda mbabwira, cyangwa amwe namwe nagiye mbereka atandukanye n'iyo regime. Ubundi regime irambye ni ukurya neza nk'uko usanzwe urya indyo yuzuye, ariko ukagabanya ibiro ukoresheje iyo system. So rero mu indyo yuzuye nk'uko mubizi mu Kinyarwanda ari ubusanzwe turabizi, igizwe n'ibintu bitatu: ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibyubaka umubiri. Uko ari ibyo bitatu nibyo bintu bigize indyo yuzuye. Iyo uriye kimwe uba uriye, ariko uba uriye ibintu bituzuye. Iyo uriye ibirayi n'ibishyimbo uba uriye, ariko uba uriye ibintu bituzuye. Iyo uriye salade itarimo wenda inyama, itarimo amagi, salade ya kokombure n'inyanya n'igitunguru, uba uriye, ariko ntabwo uba uriye indyo yuzuye. Iyo uriye umuceri n'isosi y'inyama uba uriye, ariko ntabwo uba uriye indyo yuzuye. Iyo uriye ifiriti n'inyama cyangwa ifiriti n'udushyimbo uba uriye, ariko ntabwo uba uriye indyo yuzuye. Rero uyu munsi ntabwo ndi buvuge kuri ibyo byose, ndavuga kuri proteine cyangwa se ku byubaka umubiri. Umuntu mu biro bimugize, sindi bubivuge byose, ariko haba harimo ibiro by'ibinure n'ibiro by'inyama n'amagufa, ibiro by'imikaya. Inyama n'amagufa bikubiye muri muscle cyangwa muri muscles. Ibyo biro rero bya muscles nibyo biro proteine ifitiye umumaro cyane, niko navuga. Rero iyo umuntu ari kugabanya, iyo umuntu afite ibiro byinshi aba afite ibiro by'inyama
n'iby'ibinure, ariko iby'ibinure cyane cyane nibyo biba ari byinshi. Igihe cyose uri kugabanya ibiro uba ugomba kwita ku kugabanya ibinure. Iyo rero uri kurya isahani yuzuye cyangwa se indyo yuzuye, uba ugomba kwita, uri muri gahunda yo kugabanya ibiro, uba ugomba kugira ibintu ugabanya ukagira n'ibyo utareka burundu. Ikintu ugomba kugabanya ni ibitera imbaraga. Ibitera imbaraga uba ugomba kubigabanya, ariko poroteyine ntigomba kubura, cyangwa se ibyubaka umubiri ntibigomba kubura ku byo urya ibyo ari byo byose. Impamvu igihe wiriya regime y'amashu nayikoze ntigende neza, impamvu nayikoze ikangabanyiriza ibiro ariko namara kubigabanya bikongera bigasubiraho, ni uko naryaga ibintu bituzuye, ni uko nakoreshaga isahani ituzuye, ni uko ibyo naryaga ntacyo bifashije ku biro nkeneye kumainteninga. Hari ibiro mba ngomba kugumana, mba nkeneye kugira ngo biniyongere, hari n'ibyo mba nkeneye ko bivaho. Ibiro byinshi rero mba nkeneye ko bivaho ni ibiro by'ibinure. Ibiro by'ibinure nimba nkeneye ko bivaho, ni ukuvuga ko ibiro by'imikaya cyangwa ibiro bya misikire na masozi cyangwa masozi, nibyo biro mba ngomba kwiyongera, cyangwa se nkaba mfite ibiro byabyo bishyitse, kugira ngo nanuke ariko nsa neza, nanuke ariko umubiri wanjye udahungabanye, nanuke ariko abantu babona ko nkomeye, nanuke ariko abantu babona ko ntashukuye. Niyo mpamvu ibiro by'amasozi ni ikintu gikomeye cyane. Rero poroteyine, none reka tugaruke kuri za nyama zacu. Poroteyine iboneka mu ki? Cyangwa ibyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri biboneka ku bikomoka ku matungo byose. Inyama, amafi, inyama z'umweru n'iz'umutuku, of course, iz'umutuku n'iz'umweru, amafi, indagara, n'ibikomoka ku matungo, harimo amagi n'amata na foromaje, n'ibindi bintu muzi bikomoka ku matungo. Ibyo bintu nibyo bintu umuntu aba agomba gukuramo poroteyine. Ariko hari abantu batarya inyama, batarya n'ibikomoka ku matungo ibyo ari byo byose. Uba ushobora kubona poroteyine ivuye mu bihumyo, ivuye mu bishyimbo, ivuye mu bunyobwa, cyangwa n'ibindi bintu byose bimeze nk'ubunyobwa, izo twita za amande, katrinati cyangwa nodo kaju, izo bita harya bazita ngukira, hari izindi nuts, izo bita nuts na seeds mu bunyobwa n'imbuto. Imbuto raburiya se seeds twazita ngiki? Inzuzi. Inzuzi, ariko inzuzi hariho izo bita pumpkin seed, arizo nzuzi zo twita inzuzi z'ibihaza, hakabamo chia seed, hakabamo na flax seed, sinzi niba hari n'izindi seeds, izo twita imbuto, utubuto dutoya ariko atari imbuto zo gutera, imbuto zo kurya zita seeds, cyangwa tuzita inzuzi muri rusange. Izo seeds nazo zibamo poroteyine, zibamo ibyubaka umubiri. Hanyuma handi twazikura ni mu bikomoka kuri soya, amata ya soya ndetse na tofu na soya ubwayo. Ibyo nibyo birimo seeds, birimo poroteyine bikomoka ku bihingwa by'abantu batarya ibikomoka ku matungo, arizo nyama n'ibindi, n'amata n'amagi n'amafi. So rero iyo umaze kumva poroteyine ahantu iva, ugomba no kumenya akamaro ka poroteyine ku mubiri. Poroteyine ni nk'amatafari, yewe mbibara nk'amatafari yubaka inzu, ni nk'amatafari na sima, mbese ibintu byose bigizwe inzu bituma igenda izamuka gutya gutya gutya, igenda izamuka. Poroteyine akamaro kayo ni ugutera igikuriro. Mu ijambo rimwe itera igikuriro. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko poroteyine niyo ituma inzara zacu zikura, niyo ituma umusatsi wacu ukura, niyo ituma amagufa yacu akomera akanabyibuha, niyo ituma ugira inyama ku magufa, niyo ituma ibintu byose ufite bizamuka bikava ku rwego byari biriho bikajya ku rundi rwego. So rero impamvu nababwiye, impamvu ngewe nakoze regime y'amashu, nkatakaza ibiro, ariko nkasanga ibiro natakaje, ushobora no gusanga la majorite, ntabwo nari nifite umunzani upima ibiro natakaje n'ibyo nasigaranye, kuko
ntago nibutse kujya kuri point sante nyuma y'uko nkoze iyo regime, cyane ko nimba mbyibuka neza nshobora kuba iyo regime ntanayikoze ntarajya kuri munzani wa point sante ntaranawumenya. So rero ngewe ikibazo nagize, nakoze regime uko bayimpaye. Ngewe naryaga amashu yonyine arimo ikirayi na karoti, atarimo umunyu, arimo magi, arimo n'agasarisa gakeya. Ibyo bintu rero ntabwo byujuje intungamubiri, kuko uturayi twagombaga kuba ari duke cyane. Yego nibyo, kuko nari mfite ibiro by'ibinure byinshi cyane icyo gihe, nari ndengeje ibiro 120, nari mfite ibiro byinshi cyane. Ariko ikitangaje kandi giteye ubwoba ni uko namaze gutakaza ibyo biro, iyo regime kuko itegetswe iminsi 7 gusa, nyuma y'iminsi 7 nsubiye kurya bya bindi bisanzwe, nsanga nongeye kwiyongera ibiro byinshi. Rero impamvu ni uko proteine ntago ari ikintu gikwiriye kubura ku mirire yawe. Abantu batabizi, murabizi ko abantu babizi, murabizi ko abana batafashe proteine barwara bwaki, bakagira indwara zitandukanye ziterwa no kugwingira, zitwa kugwingira cyangwa zifite aho zihuriye no kugwingira. Abana ugasanga ntibakura neza kubera ko bagize ikibazo cya proteine nkeya. So rero inyama ni ikintu cy'ingenzi, cyangwa se proteine, wenda pana inyama gusa, n'ibindi byose navuze bivamo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri. Ni ikintu cy'ingenzi cyane ku muntu uri kugabanya ibiro, kugira ngo nubwo hari ibiro biri gutakara by'ibinure, nubwo hari ibiro biri kuvaho, cya gice ukeneye, bya biro ukwiriye kurinda, ukwiriye kugumana, cyangwa se ukwiriye kugira byinshi ugereranyije, bigumeho, ari byo biro bya muscle cyangwa bya muscles. Ni uko ugomba kuba ukoresha proteine cyangwa se ibyubaka umubiri muri plan yawe. Ushobora kuba wenda utari bubone ibihenze nk'izo nyama za buri munsi, ushobora kuba utari bubone amafi ya buri munsi, ariko ukabona indagara, ukabona ifu y'indagara, ukabona tofu, ukabona amata ya soya, ukabona amata asanzwe, ukabona amagi. Ibyo ni ibintu bimwe byiza mu kugabanya ibiro bya proteine kandi bifite intungamubiri zihagije. Rero icyo nashaka gusobanura no gusobanura ko inyama mu by'ukuri ntizibyibushya nk'uko bivuga. Inyama zigira fat. Inyama cyane cyane inyama z'amatungo manini, cyangwa se asa nka maremare n'amagufi, ariko amagufi atari twa tundi duto nk'inkoko cyangwa inkwavu zitarimo. Ihene, inka, ingurube zigira ibinure. Ibyo binure iyo ubyinjije ni amavuta uba winjije mu mubiri wawe, kandi amavuta nayo ni kimwe mu bintu umubiri ukuramo imbaraga. Ubwo ni ukuvuga ngo uba winjije ibitera imbaraga. Icyo bisaba rero, ugomba gukoresha inyama nziza zidafite ibinure byinshi, kandi ntago uzirya a moderation. Nibaza ko bundi byiza, niba proteine ikwiriye gufata 25% y'isahani yawe, cyangwa se 1/4 cy'ibyo ugiye kurya, urumva ntabwo ari ibintu byinshi. Ntabwo zirengeje inyama 2, zibaye nyinshi zaba 3. Kandi uri inyama mu gitondo nako saa sita, nibaza ko atari uba wariye mu gitondo ugiye gufata breakfast. Kuri breakfast ntabwo bafashe inyama. Se kuri breakfast bafata inyama? Ntabwo bafata inyama. Kuri breakfast bafata amata, porridge se, bwa bunyobwa navuze, ushobora gufata agatofu kumukije, ushobora gufata amagi atogosheje, ushobora kuyakoramo umureti. Yes, byose birashoboka, ariko icyo nshaka kuvuga ni uko proteine y'inyama ntabwo wayirya buri munsi, nta nubwo wayabona. Sinibaza ko ayo mafaranga wayabona. Anyway, biterwa n'umuntu ntabwo ngupfobeje, ariko ngewe ntabwo nabona amafaranga y'inyama za buri munsi. Nta nubwo byanryohera kurya inyama buri munsi. Nyuzamo nkateka indagara, nkanyuzamo nkateka amafi, nkanyuzamo nkakoresha amagi. Nk'ubu uyu munsi ngiye kurya amagi atogosheje, ikirayi gitogosheje, n'imboga z'imiteja na karoti. So rero nituvuga ngo inyama ziremewe ku muntu ugabanya ibiro, ariko akazirya a moderation, kandi ukirinda inyama zirimo fat, zirimo ibinure.
ugafata inyama, bibaye byiza wajya ukoresha iroti cyangwa se ugakoresha umwijima cyangwa ugakoresha imvange ariko itarimo amavuta menshi. Murakoze cyane rero, nibyo nifuzaga ko kubasangiza, kubabwira yuko kubamara impungenge yuko ntago inyama zibujijwe ku bantu bari kugabanya ibiro. Inyama ni ikintu cy'ingenzi nacyo mu bintu ukwiriye gufata, gusa uyifata kuri kantite ntoya kuko isahani umuzenguruko wose ugabamo kabiri, igice kimwe kikajyamo imboga, ikindi gice kikajyaho bya bintu bibiri bindi bisigaye kugira ngo indyo yawe ibe yuzuye. Kano gace gatoya ukagashyiraho ibitera imbaraga, akandi gace ukagashyiraho ibyubaka umubiri. Ni ukuvuga ko isahani ibigabyemo ibice bitatu, uyaruraho ibintu bitatu biri separe bitandukanye. Igice cya kabiri cy'ibyo ugiye kurya cyose kikaba kingana nk'imboga, ikindi gice cya kane, kimwe cya kane muri cya kimwe cya kabiri gisigaye, kimwe cya kane cy'isahani cyangwa kimwe cya kabiri cya kabiri gisigaye nabyumvise, kimwe cya kabiri cya kabiri gisigaye kikaba kigizwe na za nyama cyangwa na ya tofu cyangwa na ya mata cyangwa na ya magi. Hanyuma ikindi kimwe cya kabiri kikaba kigizwe n'ibitera imbaraga, aribyo twita ibinyamafufu. Nk'uko rero mubyumva, iyo sahani yacu iratandukanye nk'uko uri kubireba ku isahani iriho, biratandukanye cyane n'imirire twari dusanzwe tugira, kuko tuba twagabanyije kantite cyane cyane y'ibitera imbaraga turya. So murakoze cyane rero, mukomeze kuryoherwa na The Image. Niba utarakora subscribe, this is the right time, please subscribe. Dukeneye subscription yawe. Murakoze cyane, bye bye.